narabyaguye cyane kuko Imana yaramwenga ibintu byose bireke ubwo hari ibindi byose ubu biretse ejo bundi nigeze ndangura imari humba yose bari babivuyemo bisubire kuruba nk'abantu ntabwo nabivuyemo nagiye ndangura ibishyimbo amvuga ngo nzajya Burundi ibishyimbo ni ibintu urangura ukabika ukajyaho ukanategereza noneho igitangaza amafana abonye naguze ibishyimbo ingemeri igurira ry'itanu wewe wayiguza ngahe nane guza 65 irakonka ukigurira ry'itanu Imana iramwe umusanga ushaka ubwo ibishyimbo byaramombeye ndongera ngura iyindi mari y'amajini iki kwirwanirira ariko n'ubundi mvuga ngo nzambikorana ayo majini nayo arapfa bipfuda curuje ntacyo na kimwe gishobora gutuma wajya mu bapfumu kubera kurwaye ntacyo na kimwe gishobora gutuma wacika intege ihangane tujya ngo tubwire umuntu wese nayo baravuga ngo ibyawe nabyumvishaga amatwi nawe byawe umuntu ushagura n'akakubwira ati ihangane nubwo urwaye ariko runaka yaramukijije nubwo udafite inzu ariko nako Imana yaramwubakiye nubwo udarakora ubukwe ariko nako Imana yamukoreye ubukwe urimo urabyumva ariko iby'Imana ivuga kubaka inzu la sansonsemaye de la chanson mère gros iby'Imana igenda ivuga echastiko de la etanstifo de moi changre et moi ifite gahunda la chanstiko yo kubisohoza akenshi uburwayi bukugeraho Imana yamaze gukuraho ikikwica igasigaza ikikugerageza kugira ngo kikugeze ku Imana yavuze akenshi Imana ifite gahunda yo kukwinjiza ku Imana yavuze nubwo urimo kugeragezwa hano ariko imbere gatoya echastito hebreu abakuvuyeho Imana ijya kubagarura abagusuzuguye bagiye kubona Imana bakoreye abakurebye nabi bagiye kubona ko Imana yawe ifite imbaraga zo gukora biravuga ngo ibasha gukora cyane twasomye nimugubwa gitumu yibagerageza muzishime mwamaze kwatakwa itangira wishime kubw'intambara urimo kunyuramo kubw'intambara zo mu rugo intambara z'abana intambara zo mu kazi intambara za ukorera ihangane Imana igiye kukurwanirira Imana igiye kukuneshereza Imana igiye kugwaguhirwa nubwo hari byakuvuyeho ugiye guhirwa birusha ibya mbere Zaburi ya mbere. Yesu ashimwe torero ry'Imana aho muri hose turabasubije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubifuriza amahoro y'Imana no mudukurikira umunsi ku munsi kuri Zaburi ya mbere TV tubahaye ikaze mu kiganiro tugiye kubana n'umukozi w'Imana iki byacu biba bitubesheje hano nta bindi no kwagura ubwami bw'Imana kuvuga gukomera kw'Imana yacu guhumurizanya mu by'uru rugendo rugana mu ijuru hanyuma nimba utameze neza ndakwifuriza kumera neza mu izina rya Yesu kunda kubabwira ngo ahari kurira warira uyu munsi muri iri joro ariko mu gitondo impundu zikavuga ndifuza ko impundu zavuga mu buzima bwawe ndifuza ko ejo bwakira useka wishimye nk'abandi Imana niyo itanga amahoro Imana iguha amahoro wifuza mu mutima Imana iguha amahoro utabasha kubona ahandi hantu ayo mahoro mbabwira nta handi wayagura nta umuntu atega moto agatega imodoka akajya guhaha ibintu muri butike muri shopping runaka ariko ayo mahoro nta ndabona abacuruza ayo mahoro rero atagurwa ataboneka ahandi hantu ari hose niyo nkwifuriza ava ku mwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana abane nawe gute ibikubabaza byakubabaje ni byinshi ariko bikurweho bisimburwe no guseka wishime mu buzima bwawe impundu zivuge mu buzima bwawe mukozi w'Imana Yesu ashimwe Yesu nayimaze cyane tuguhaye ikaze nanone kuri Zaburi ya mbere TV yego murakoze hashize iminsi tutaganira utaganiriza ubwoko bw'Imana yego twongeye kuguha ikaze birashoboka ko hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere yego cyangwa se utaguherukaga wakwibwira abantu ukabasuhuza yego murakoze amazina yanjye nitwa Nziza Augustin ni Rwamagana ndi umugabo mfite abana babiri mfite ariko imfura yanjye yagiye mu ijuru ashingiye mu ijuru ubwo bukwe ntago nabumenye mba narabutashye barabutashye ariko bwabayeho nashingiye mu ijuru ngiye gusenga Imana iramwe ngo umwana ndacyamufite njye mbwira ngo mfite abana batatu ubu nashyingiye mu ijuru arahari ubu mfite isezerano ry'abana bane none nabwiye sinzabyara bane ngo uzabyara batatu n'undi wawe ujye umubara ko hari ko ari uwa kane nuko Imana ibayeho mu bumana bwayo rero mfite abana batatu ubu wagiye mu ijuru nabo babiri mfite umuhungu n'umukobwa
hari se ibyo ntibihagije ukaba uri umukozi w'Imana umuhanuzi nkaba ku murimo w'Imana bihagaze bite ubu ngubu muri iyi minsi narabyaguye cyane kuko Imana yaramwe ibintu byose bireke ubwo hari ibindi byose ubu biretse ejo bundi nigeze ndangura imari humba yose wari wabivuyemo wisubire kuruba nk'abantu ntabwo nabivuyemo nagiye ndangura ibishyimbo amvuga ngo nzajya burundi ibishyimbo ni ibintu urangura ukabika ukajyaho ukanategereza noneho igitangaza amafaranga nabonye naguze ibishyimbo ingemeri igurira ry'itanu wewe wayiguza ngahe naneguza 65 irakonka igurira ry'itanu Imana iramwe umusanga ushaka ubwo ibishyimbo byaramombeye ndongera ngura iyindi mari y'amajini iki kwirwanirira ariko n'ubundi mvuga ngo nzambikorana ayo majini nayo arapfa bipfa udacuruje ndavuga ngo rero iri mu muhamagaro nibyo shyira imbere ubwo rero nibwo nahise nagura ndavuga ngo ngiye gushyiraho ku munsi wa mbere umunsi wa mbere nsengera inzozi ngasobanura inzozi z'abantu baba barose kandi twamaze kubona ko ibintu byinshi bipfira mu isi y'umwuka n'isi y'imyuka rero iyo yaje musobanurira imbaraga rwana nazo tukamusengera cyangwa se Imana imushakaho cyangwa Imana imushaka kwa kabiri rero uzana icupa ry'amazi tukayasengera kanseri zimwe zirakira amadiyabete indwara zikomeye ku munsi wa kabiri niho narindi mu kanya indwara zimwe zirakira haza umuntu umwe mu minota 5 akavuga uburwayi bwe bwari bwose akavuga kandi tukabusengera barimo barakira ingozi kubakwa zazasenyutse hari ukuntu tumubwira ibyo agenda agakora kandi yagera ubwo rukongera gasubirana hari abantu bafite inyatsi twasenga Imana twasanga byapfiriye mu isi y'imyuka tugasengera amazi akagenda akayakoresha akaguka ku wa gatatu nabwo dusengera icyo bita amasezerano hari abantu baba baravuzweho n'Imana ariko Satani akabashyira mu bwihebe rero iyi Imana yavuze dusengera amasezerano asengera ibyifuzo kuri uwo munsi wa gatatu ku wa kane rero abakikanywe ku wa kabiri nabwo bazana amazi twayasengera umunsi wose ku wa gatanu haba igiterane rusange igiterane Kigali cyane kuri wa gatanu ho biranashyushye cyane natumye amagurupe y'amasengesho i Kigali inaha impande zose tuzaba dufite igiterane cy'amasengesho aho uzaze urebe bizaba ari byiza igurupe ngire yitwe injira umugisha izaba ihari n'abagiye Kigali n'Imana yagiye neza bazaba hari nabina ku wa gatanu nuko ku wa gatandatu abanyakazi baba baracikana bakagaruka mu nyanga basengera nuvuga ngo rero nta gihe cyo gutakaza mfite rero ubwami bw'Imana mo muraguka nanjye nkabibona Imana duhana umugisha rwose turakwishimiye twongeye kubuha ijambo ibyo arihorana Imana yariguhaye ariko murakoze cyane reka dusenge hanyuma tumara gusenga tubwire icyo Imana idukwifuzaho Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana yahozeho izahoraho izina ryawe nirishyirwe hejuru iyo uvuze biraba wategeka bigakomera twagiye tubona ibyo wagiye uvuga kuva kera cyane bavuze ngo habeho bikabaho ibyo wavuze mu buzima bwacu byinshi byabayeho mwami haleluya turakwitabye tugarutse hano tuje imbere y'ubwoko bwawe tuje kwamamaza ubwami bwawe tuje kuvuga kugira neza kwawe nyemerera umwuka wera tugote mwinshi turaretse umwuka wera turaretse Imana data turaretse mwami Yesu kugira ngo bagote aha hantu imbaraga z'Imana zigota aha hantu ntabari twebwe ubwacu tugirire neza n'umuntu ugiye kudukurikira uzakurikira iki kiganiro wese umuha umugisha ubwiza bwawe bane natwe ibyo duheje n'imbaraga zose z'Imana Yesu reka icyubahiro cyawe kibane hano hantu kandi ubwiza bwawe bane natwe hamwe n'abera bose uduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo rikomeye amen yego murakoze cyane mbere y'ibintu byose reka dusome ijambo ry'Imana igitabo cya Yobu turasoma igice cya mbere umurongo wa mbere wonyine numva dushaka gusoma Yobu rimwe umurongo umwe wonyine basoma rimwe usimbuke usome umurongo wa 8 igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi nuko abyara abana
abyara abahungu 7 n'abakobwa 5, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 5,000. usigira ngo si umurongo wonyine najya gusoma ibindi bazabyisomera. Umurongo wa mbere wavuze guki? Ngo mu gihugu cya Usi hari umukiranutsi umuntu witwaga Yobu. Witwaga Yobu umukiranutsi. 8 avuga ngo iki? Umurongo wa 8. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari nta muntu uhwanye nawe, ari nta uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Nawe azakwihakana ari imbere yawe. Imana iguhe umugisha. Turasoreza mu bice 2 nyine murongo. Ibice 2 aho ngaho none. Ibice 2 murongo wa 3. Murongo wa 3. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari nta uhwanye nawe mu isi, hari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi amuhora agatsi. Umurongo wa 8 uvuze muki? Umurongo wa 8 waho, nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu nzu mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana yawe wipfire. We amusubiza muki? Umurongo wa 10. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Abadukurikirana turaganira kuri iyi mirongo yonyine. Twakomeje kubasuhuza abagenda dukurikirana. Hari abantu hanze bagenda dukurikirana kandi badukunda. Bakunda ZABURI ya mbere. Abazadukurikirana bose tujya kuganira uburyo bw'umurimo w'Imana. Ayo magambo nayahaye intego kuvuga ngo ibintu byose bishobora kukugeraho nta na kimwe gishobora gutuma uva ku Mana. Ikintu cyose cyakugeraho niko umutwe nawe uhaye. Mu byakugeraho byose nta na kintu cyashobora gutuma ureka Imana. Mwisi tujya tubona ibintu bita betting urayizi? Urusimbi. Akenshi hari iby'amakipe y'imipira, kuvuga ngo Arsenal na Manchester. Noneho babeti kavuga ati ngiye shyize Manchester, undi ati na Arsenal. Rero Manchester isinze. Ubwo wa Manchester nyine wameze neza. Uwa Arsenal akuraho. Noneho rero bivuge ngo hari amafaranga menshi bashese, ya mafaranga uwabashije kugwa mu nsinzi ye niwe yatwara. Ariko uwahombye aba ufite agahinda. Tuvuge iyo yashoye arashya. Tubyite mu kinyarwanda cy'iki gihe. Arashya bikarangira. Noneho dutekereze iyo ukurikiranye amateka ye Yobu usanga ndimo kubyiga mu ishuri. Hari amateka ye nize kuko ni nacyo gitabo nakunze, kuko mwaravuze ngo cyabayeho, abandi ngo cyabayeho, ariko jewe turajya tubyisanisha n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi, tubona ko igitabo cya Yobu cyabayeho. Iyo usomye mu gice cya mbere usanga ari inkuru zari zitangiye, urugamba ruratangiye. Avuga ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi. Tekereza, yari umukiranutsi kandi yirindaga ibibi. Iyo ukurikiranye amateka yani usanga Yobu hari ibintu byamurangaga. Iyo usomye 28 usangamo inkuru zivuga ngo ibikomangoma byarapfukamaga bikajya hasi. Yego,
bagaca bugufi ariko ngo we umwami bakabasha kuganira. Rero mu gihe cy'umwaka iyo yabaga ateguye yajyaga agategura abana be. Urabona kera hariho umuhango, ni ukuvuga ngo habagayo ikintu cyitwa ibitambo. Ibitambo rero ni ukuvuga ngo uriya muhungu wawe iyo umwaka wagugeze uriya mudamu wawe n'umwana wagomba kubatangira ibitambo. Ukavuga ati ahari we n'umudamu wanjye yagiye yavuze nabi, yatekereje nabi, ariko we yatekereje nabi ahari wenda, ariko akahita afata ibitambo akavuga ati yari afite abana 7 b'abasore n'abakobwa 3 n'umugore we nabo. Ngo yatangaga ibitambo 12. Ibyo bitambo rero yatambaga ibitambiraga Imana, noneho akabaho ikintu cyitwa gusangira. Ariko kenshi na kenshi gusangira n'abantu yabaga ashakisha uburyo bwose yabasha kugira ibibazo akemura. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wajya kujyana ikibazo ku mwami, babizaniraga Yobu. Iyo umwaka wagugeze uwahuye n'ikibazo, wahuye n'intambara yabwiraga, kuko Yobu yatumiraga umwami. Yobu yatumiraga umwami, bicaranaga ku ntebe. Yari yeze mvuga ati umukuru wacu w'igihugu ashobora kubasoma Bibiliya, kuko uzasanga kenshi akunda kujya mu baturage hasi akajya kurangiza ibibazo by'abaturage hasi. Yobu rero nawe umwami nawe niko byari bimeze, yasangaga Yobu aje gusangira nawe. Yobu rero yasomaga impapuro nini cyane zo kurenganura abakene b'icyo gihe, akavuga ati uyu bamurenganyije sambu ye byagenze gutyo, umwami akagenda byose abyanzura bikarangira. Abantu bakundaga Yobu kuko yabarenganuraga ibwami. Yobu rero yahamagaraga umwami, akamagara komangoma, agahamagara n'abandi bakire bose. Akandi kantu akundiye Yobu iyo yahamagaraga abantu yafataga abakene bo hasi akashaka imyenda akabambika. Nta muntu wasaga iwe akennye asa nabi, yagombaga kubambika imyenda, baza bakicarana nawe, bamara kwicarana nawe bagasangira. Ikindi nakundiye Yobu yabagaga ihene, akabaga inka, akabaga inkwavu, akabaga ibintu byose, abantu bakaza iwe bakaza kurya. None igitanga cyo nakundiye Yobu cya mbere, ntabwo umukire ajyaga ajya kwiyarurira umukene atararya. Ni ukuvuga ngo abakene bazaga akabambika imyenda, noneho mu kujya kwisabinga kwa kundi kurya hagombaga abakire baricaraga, akabanza abakene bakavuga ati ahari wenda hari umukene utarya ifi. Urabona tugiye mu bukwe habanza abakire bahagera, noneho bakabanza bakaraza nk'uko nziza, bakaroba amafi. Abakene bajya kujyayo ibiryo byashize, benshi banakuramo amagufwa cyangwa bakanakuraho, kandi nyamara mu bukwe yagiye yumva ashaka kurya inkoko kuko nta yararya. Ariko ageze mu bukwe habanje abakire, kandi uwo mukire ni ukuvuga ngo azayigurira, nubwo ari ubanje ariko yafite ubushobozi bwigurira inkoko. Ariko uwo mukene ntabwo. Rero Yobu yaravugaga ati ndabizi abakene ntabwo bazabasha kuyigurira. Abakire mu ngo zabo bazisize, yabazaga abakene bakajya kwara, ushaka urukwavu, ushaka inka, ushaka ihene, bakabanza bakarura. Abakire bajyaga kwarura inyuma. Hano Rwamagana umukire ufite etaje ya kopedari yitwa hariya nyine iriya etaje, uramuzi, reka tumubiki cyangwa ubwo nuko aherutse gutumira abakire. Abakire baragenda bagiwe, baricara bagiye kurya. Igitangaza noneho wenda ntabwo yabikoze mu buryo bwacu, hari abamitsi nyiraprimus kuko ni umukatolike, ntacyo kwinywera agacupa ntabizirira. Noneho igitangaza abakene nibo yabanje guhama za mitsingi. Abakene babanza imbere, nibo yabanje imbere, baragenda baraba. None abakire baritotoma ati ni gute turutisha abakene. Aravuga ati mwe mu ngo zanyu mufite amafirigo, muragushaka kuzigurira, ariko aba bakene akakanda aragakunze. Aba bakene ni babasha kuzigurira. Ako umuhanga cyane, naramukunze. No kuvuga rero na Yobu ukuntu yari ateye, yabanzaga kwaruza abakene bakarya bagahaga, abakire bakagenda nyuma. Ariko abakene bamaze kugira gute rero, iyo abakene babaga guhaga, yahamagaraga umukene akamushyira imbere ati harya byagenze gute, tubantwara isamba, ati isamba byagenze gutya na gutya. Umwami akarukemura gutyo. Ari na mpamvu n'umukuru wacu w'igihugu ajya yegera abaturage, akaba yabasha gukemura ibibazo byabo kandi yabegereye. Ubundi bira naho biba, nta umuntu ukomeye cyangwa umuntu nk'umwami ushobora gusanga abaturage akajya hasi kujya kumva ibibazo by'abaturage amanuka, atayobowe n'umwuka w'Imana. Nawe rero igituma abasha kubikora ni umwuka w'Imana umukoresha. Na Yobu rero yakoreshwaga n'Imana. Noneho amateka ya Yobu gato cyane, Bibiliya yatubwiye iki? Arangije ngo ibyo byose amaze kubikora ngo Imana ijya kurata, iramurata. Bivuga ngo Satani iramwirata. Ntabwo Satani yarazi Yobu bibaho, ntabwo yaramuzi.
ahubwo iyo yaragiye Imana ibirimo kubyiganiza Satani arabyumva aravuga ati byagenze gute ati mvuye kureba umuntu bita Yobu atari kumusaranejeje cyane ati abakene bose baramuvuga neza yabarenganuye ibintu biraryoshye bega mu rugo rwe ntacyo ati ariko wowe nta makuru ufite ati Yobu gituma bira byose abikora afite ingamiya afite ihene afite intama afite abana afite umugore umukunda afite byose biriya byose tubimwatse yakuva biriya byose turanutse tubimukuyeho yakureka ngo arangije ngo Imana iramubwira ngo genda umufate mundekere nge ahantu nasomye Bibiliya amateka Bibiliya nuko aje kureba Yobu ngo yasanze warinzwe ibi byo buri uzi ko uri mwana wawe warinzwe n'ubudamu akabarinzwe nawe ukaburinzwe hatabaye imbaraga zidasanzwe aborozi baduhita watoragura amashashi ukajya mu hano ugatoragura amashashi ariko kubw'uburinzi bw'Imana muri ibyo umwe yararembye aravuga ngo yaryama twagera gute twashira bivuga ngo Yobu bakijya ku bana be basanze barinzwe baje kuri Yobu Satani aje kuri Yobu basanga ararinzwe ageze ku mugore basanga ararinzwe asubira ati kuki se wamumpaye kandi wamara kumuma asanga arinzwe aravuga ngo yo ngo niko bibese ngo ndamuguhaye akana ariko ubugingo bwe ndabukwimye uzi ko ndagira ngo mbwira abantu biravuga ngo abasha gutabara abageragezwa bose uzi ko Imana itabara abantu bageragezwa bivuga ngo uyu muntu nubwo afite urugamba yisanze muri kredi yisanga umugore we yamuhindutse yisanga abana be bamwanze yisanga hari ibintu byinshi byamuvuyeho ariko ni urugamba acha rwamuje atarujeho ikintu tucyumve kwisanga mu kibazo utagize gute atari wakihaye yisomye mu gitabo cyo muri Yakobo uwo muntu ureba wari umwita cyo muri Yakobo igice cya mbere aravuga ngo Yakobo igice cya mbere Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 dusome mu izina rya Yesu bene data mwemere ko ari iby'igiciro cyinshi rwose n'imigubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusoze umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gatoya yasabwe umugisha tuba kuvuga no kuvuga ngo mene data mumenye ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bivuge ngo uyu mugabo Yobu we yatatswe n'ibyo atagize mu ruhare twiza tuvuga ngo ikintu atarazi nuvuga ngo kugubwa gitumo ni ibintu utari witeguye ariko ukajya ko ukabona ni ibintu bikugezeho none avuga ngo muzishime nimugubwa gitumo nibagerageza mbega nuvuga ngo watatswe n'ibintu byamaze kukugeraho wowe uzishime hari abantu benshi bisanga mu bintu batafite mu ruhare hari ikintu bita ishuri turuka ku Mana hakaba n'icyo bita igisuzuguriro wenda kindi kiganiro nibiba ngombwa turagikora cya Yosefu no kuvuga ngo ni uburyo bwo kwisanga haleluya kwisanga ufite uburwayi utagize mu ruhare ukisanga amadeni ukisanga umugore akubwira nabi ukisanga hari ibintu by'ibibazo urimo akenshi uzishime kuko ni ibintu bigutungura ariko bifite n'igihe ubundi ishuri yarangira urebe iyo umuntu arimo kwiga igihe kiragera bikarangira uyu muntu bita Yobu ni ukuvuga ngo byaramwatatse ariko Imana ibifite mu ruhare 100% kugeza naho wabibonye ko hariya mu bice bibiri haraho umurongo wa 8 hatweretse ko umugore we ngo yageze aho none ngo atajya kwishimisha urujyo hara ku murongo wa 8 ngo noneho bigeze kwicara umugore avuga ati birakomeye ngo n'umugore we ngo Satani amwinjiraho kugeza n'igihe amwihakana birisobanura ngo abana buko bari 10 bose bari kwa mukuru wabo igikuta kirabagwira bubakaga amazu y'amataje yo bangana avuga ngo Mana byo wabyemeye byangezeho nimugubwa gitumo nibagerageza muzamye ko ari by'ibyishimo rwose aravuga ati Mana bigushimiye kugeza naho umubiri w'umwanga kugeza naho inshuti ze zimureka mu mateka avuga ngo haje abagabo 3 uyu mugore amaze kumwihakana ntabwo yigeze ahungabana ngo umugore we ibisabe bimaze kumujyaho yararimo atekereza abo bagabo 3 avuga ngo icyambere umwe muhanuzi undi aturuka muri Faisal
undi aturuka ibwami. Abantu batatu ni bakomeye. Bivuga ngo umuhanuzi iyo yazaga agahanura ibyo yabaga hanuye abantu bose babigenderagaho. Yarategereje kumva inkuru y'umuhanuzi mushinjura umugore we kumwihakana kuko abana bamuvuye ntiyacika intege. Umugore we amwihakanye ntiyacika intege. Umubiri bugira naho umwanga kuko umugore yaramubwiye ati sunza ajya kuryamana n'umuntu umeze gutya. Nubwo tubwira abantu hari abantu bafite ibibazo nambara barimo kwinjiramo nabo ubwo batizaniye byatumye n'abagore babo babavaho. Akaba afite uburwayi budakira kubera ko Imana izigiye buzarangirira. Ariko umugore akahita abona ko batakinyira akamugira akumva namwitayeho cyangwa umugore akaba ari ufite ubwo burwayi umugabo akamureba akayitekereza abandi. Birashoboka ko byiri ku mugore cyangwa ku mugabo. Nawe yamuvuyeho amaze kumuvaho byo byose ntabwo ugeze bimucinege. Ariko agira ahantu ngo izi nshuti ze eshatu nizo yarategereje ngo zihageze ngo zishimura imyenda zirarira ngo Satani aravuga ati bariya nabo nibo basha kumujyana bakamuvuza. Ibyo nagerageje gukora byose birabibaye. Nyemera nabo mbagemo bamugerageza. Akenshi nambara umuntu arwana ni Satani uba wongereye ikigeragezo, ariko Imana iraza igakuramo icyica igasigaza ikikugerageza kugira ngo kizakugeze ku Imana yavuze. Akenshi ibintu byagusatiriye Imana ibifitemo inyungu 100% yo kujya cyane cyane nk'abarozi. Umurozi arijya kuroga ibyo muntu akakuroga nk'umugongo. Imana ubundi aba yakuroze mu mugongo ucike, ariko Imana ikasanga ikaza igakuramo igituma umugongo ucika igasigaza ikikugerageza. Cyangwa yakuroze ngusare mu mutwe ubu umusazi yo gasoza. Imana ikasigaza umutwe ari gasigaza igakuramo icyo kwica igasigaza cyo kugerageza. Tuvuge ngo amen. Igakuramo icyo kugerageza. Nuko ngo Yobu mu bintu byose byamubabaje. Umugore we nta kibazo ndetse n'abana be bagiye nyine rababaye birarangira. Ariko n'umubiri uramure ariko inshuti ze eshatu nizo zatumye baye faze ngo barabakire kandi baraba. Nukuvuga ngo umwe yaturukaga ibwami yaraje nk'intumwa ije kureba Yobu ikibazo yagize nko kumwunamira. Wa kabiri yari umuhanuzi. Bibiliya isobanura igihe ivuga babamenya cyangwa babahanuzi ko bari abantu b'igiciro bakomeye. Icyo yabaga avuze nicyo cyemezwaga. Siko byabaga bimeze. Nuvuga ngo umwami yubahaga umuhanuzi kandi abahanuzi no bimikaga abami. Basamwe rwese ko bajyaga kwimika abami babashyize amavuta. Rero icyo gihe umuhanuzi yabaga yemewe. Undi rero uyu nguyu nawe yaraturutse ngo tuvyane nka Faisal iki gihe. Yagombaga kumutwara akamwomora akamuvura akajya ubwami noneho akaba yasubizwa ibyo byose. Ariko Bibiliya isobanura iki? Ngo bahageze bose ngo bavuga ati Yobu nuko wabaye. Ngo bashishimura imyenda bararira ngo kugeza igihe ngo amarira yabashizemo batpanga kuntu bagiye kumurenganura. Ariko ngo muri ako kanya ngo Satani ahita byumva ngo ahita agenda abwira Imana ati nawe mugereho. Akenshi intambara turwana Imana ijya yemera gukuramo ibyici gasigaza bitugerageza kugira ngo urugamba Imana ibashe gutsinda urugamba rw'Imana na Satani. Niyo bya betting nakubwiye. Satani atsinde cyangwa Imana itsinde. Niyo mpamvu akenshi ibintu byose byatugezeho Imana ikeneye ko dutsinda. Niyo mpamvu ngo muzishime rwose nimugubwa gituma nibagerageza byinshi bitari bimwe. Bivuga ngo Imana ikintu ikeneye ni uko urugamba rwo wahuye narwo urutsinda kugira ngo Imana ikomeze ishyirwe hejuru. Kandi ntabwo ikeneye ko Satani nawe atsinda. Wenda tuvuge nk'urugero, hari igihe umuntu afite umugore umugore agapfa agahita avuga ati umugore wanjye apfuye ngomba gusambana. Ntabwo Imana ntabwo wayibwira ngo njyewe umubiri wanjye wananiye ngo niyo mpamvu nagiye gusambana. Oya, ukumva ufite ingingo kurengera. Nta ngingo kurengera cyangwa ngo nashonje umuntu akora icyaha akimahoroniza kumva afite. Ni ukuvuga ngo Imana Satani aba hawe intebe atsinze. Niyo mpamvu Imana ibabara. Se karukoro umubiri nawo ukeneye hari abantu kumviyo n'ingingo kurengera bakoze Imana hano ku kigega bakubitiye bajya mu kabari barimo barasinda babakubitirayo birasakuza cyane. Bagiye gushaka bagiye bajya mu kabari Imana batahanze barashwana bararwana bamaze gusinda barasakuza cyane ngo barabafata basanga basinze abitwa ngo nabakozi b'Imana. Ntacyo na kimwe kuvuga ngo ndwaye mu ndango igituma ndwaye mu ndango niyo mpamvu ngo ngwa kaskoro gakeya. Oya, ntacyo na kimwe ugomba kuvuga nubwo mu nda hakurya ugomba kwihangana ukareka gukiranuka bigasubiza imirimo yawe. Senga ibikureho mu izina rye. Senga ibikureho. Wayibuzanywe no kutangwa y'inzoga ko
komera wihangane nawe rero ni ukuvuga ngo izo nshuti ze zagombaga kurangiza ibibazo bya Yobu ariko Satani ahita azarabasaba amaze kubasaba umwe muri baravuga ngo iyaba ari yamashatse Imana uzira jambo cyo yayivugiye iyaba ari ngewe bivuga ngo ngende umukiranutsi nta cyaha mfite ariko Yobu wowe iyaba ari w'inkange mbega akishyira mu mwanya mbashatse Imana kuko uratubeshye ntibigeze ushaka Imana yuza ko warashatse Imana ntabwo yakugejejeho ntabwo yatuma bakuteza cyamunara ntabwo yatuma kredi ntabwo yatuma umugore wawe bigenda kuriya ntabwo yatuma abana bawe bakuvaho ntabwo yatuma irazo bayiteza cyamunara ntabwo yatuma burwayi bukuzengereza iyaba ari nge mashatse Imana ariko kwera ibyaha wakoze nibyo birimo kukwiye ibyaha wakoze nibyo birimo gukomeza kugusunika yuko Imana irimo kuguhana umwe arahanura ati atura uburyarya bwawe kuko yarabihakanye arahanura tumvuka imbwi iramwe ngo atura uburyarya arongera ngo kandi iramwe ngo atura ubusambanyi bwawe wacaga inyuma umugore wawe atangira kumushinza ibyaha kugeza aho Yobu noneho bimuzengereza nibwo yavuze ngo atuka umunsi atuka ijoro atuka amanywa yavutseho biramurenga cyane ariko ageze 42 tunasoza 42 ngo noneho aravuga ngo iyaba ari ngewe ageze 42 avuga ngo byo tuma navuze iby'ubugoryi 42 yavuze ngo igice cya mbere murongo 42 oya ibice 42 ku murongo wa mbere kuri 42 murongo wa mbere haravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose yego uwo ninde uhisha inama kandi utazi ubwenge yego Yobu ati nicyo cyatumye mvuga ako kantu ko nashaka icyo ntazi nicyo cyatumye mvuga gasome neza nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi ni ibintu byandenze byari byamaze kundenga yego mbivuga ntabizi yego noneho umva ndakwinginze ngiye kuvuga yego ngiye kukubaza maze nawe unsubize yego ibyawe nari narabyumvishije ako kandi ibyawe narabyumvishije amatwi ariko noneho amaso yanjye arakureba uwo ni umurongo wa kangahe umurongo wa 5 ibyawe narabyumvise bivuga ngo hari inshuti ze ebyiri hari abamukobaga kandi ariwe yafashije ariwe yagaburiye haba n'abandi basengaga bakaza ati Yobu ati ibi bisebe kwa majoro nagezeyo nawe yari afite ibisebe nk'ibi Imana iramukiza kandi yari akennye ari hasi baramuteje cyamunara Imana yongera kumusubiza mbega hari abasaga bamukomeza ati hari aho twagiye Imana ariko akabitekereza kumva bidashoboka ibyawe nari narabyumvise mbyumva mu matwi yanjye babimbwira ariko nanjye ndabyiboneye haleluya amen Bibiri isobanura iki aho ngaho ubwo nibwo yahiriwe kurusha ubwa mbere yarifaze ubwo yagiye gutamba yaravuze ngo singa Yobu umunyabyaha umusambanyi w'indyarya ngo Imana iramubwira ati hoye ndekera umwana wanjye Yobu n'umukiranutsi fata izabo ufata ifeza ufata amafaranga mufate n'abagenzi bawe mujye gupfuka mu musabe maze kandi mukore mutagiye bitamba ngo bamuha urumva nibo bagarutse urumva nibo bantu yari yizeye ko ari bo bamukuraho cyagisuzuguriro nibo bagarutse bamujyana kumuvuza kuko Imana ngo yaragushinjuye imbere yabo ngo bajye gutanga ibitambo aravuga ngo uyu munsi nta bitambo mutanga mutasanze umugaragu wanjye Yobu aravuga ati wa munyabyaha ati oya musange umugaragu wanjye Yobu ugene wongere uhanura uvuye ati ryari ishuri yigaga ariko rirarangiye umujyane kumuvuza nawe kandi nawe umusubize ubwami wongere icare ku ntebe ngo ahirwa kurusha ubwami imuha abakobwa beza 3 biravuga ngo abakobwa yamuhaye n'uyu munsi nta bakobwa babona beza nk'abayo imuha n'abahungu 7 iyo twigaga bavuga ngo kandi ngo mu bana b'10 ngo n'abandi 10 azabasanga mu ijuru ibyo ngo azafite abana 20 tuvuge ngo bivuge ngo rero gutinda cyane ku bintu bikugeraho nago bikuye ko Imana izakora Imana ifite umugambi wo gukora ariko iyo urugamba rurangije ufite insinzi utabarukanye insinzi nibwo ubasha uba ufite uruvugiro hari abana b'abakobwa avuga ati ngewe gushaka kwanjye yahora n'umusore ati mbere yo kugira ngo tubane nuko tubanza tukaryamana akaza kamwe ngo ruse ko yambwiye ngo turyamane ngo kugira ngo anyumve nkamwe ati urugamba nagaruko rurwana y'umukristo arihangana nubwo yagenda ibyo ni ishuri urimo ihangana utinjira mu gisuzuguriro
akambwira ati se ko ariko bishaka kandi akambwira ngo nituryamana ngo tujya gutera igikumwe. Hamwe ati ntago bishoboka. Yamara kuryamana nawe akahita amuca inyuma niyongere kumushaka. Kuki mushaka bageze gute akibonye. Nta kintu na kimwe gishobora gutuma wajya mu bapfumu ko yakurwaye. Nta kintu na kimwe gishobora gutuma wacika intege. Ihangane tujya ngo tubwire umuntu wese nayo baravuga ngo ibyawe nabyumvishaga amatwi. Nawe byawe umuntu ushagura n'akakubwira ati ihangane. Nubwo urwaye ariko runaka yaramukijije, nubwo udafite inzu ariko runaka Imana yaramwubakiye, nubwo udarakora ubukwe ariko runaka Imana yamukoreye ubukwe. Bivuga ngo ibyawe narabyumvishe ariko nanjye ndabyiboneye. Urimo urabyumva ariko iby'Imana ivuga kubaka inzu la sansonsemaye de la chanson mère gros. Iby'Imana igenda ivuga echastiko de la etanstifo de ma chambre et dorema. Ifite gahunda la chanson yo kubisohoza. Akenshi uburwayi bukugeraho Imana yamaze gukuraho ikikwica igasigaza ikikugerageza kugira ngo kikugeza ku Imana yavuze. Akenshi Imana ifite gahunda yo kukwinjiza ku Imana yavuze. Nubwo urimo kugeragezwa hano ariko imbere gatoya echastito hebreu abakuvuyeho Imana ije kubagarura. Abagusuzuguye bagiye kubona Imana bakoreye. Abakurebye nabi bagiye kubona ko Imana yawe ifite imbaraga zo gukora. Biravuga ngo ibasha gukora cyane. Twasomye nimugubwa gitumu yibagerageza muzishime mwamaze kwatakwa. Itangira wishime kubw'intambara urimo kunyuramo, kubw'intambara zo mu rugo, intambara z'abana, intambara zo mu kazi, intambara zaho ukorera. Ihangane Imana igiye kukurwanirira, Imana igiye kukuneshereza, Imana igiye kuguhigwa. Nubwo hari byakuvuyeho ugiye guhigwa birusha ibyambere. Twagira ngo tubwire abadukurikirana ko ugiye guhigwa birusha ibyambere. Mwakira ubuhanuzi bwa inshuti yanjye, mwakira ubuhanuzi bwanyu. Ihangane Ikimana igukene n'ukomeza ngo Yobu yari umukiranutsi muri byose. Ntago rero ibintu no kukubaho nubwo abantu babona ko acitse babona kuvuga ngo ni ibyaha wakoze, ariko Imana yawe irakuzi neza, irabizi neza ko ugikomeje kuyikiranukira, irabizi neza ko ugikomeje guca bugufi, irabizi neza ko ugikomeje kwize. Komeza wihangane, Imana ije gusohoza ibyo yavuze. Murakoze. Imana iguhe Imana duhana umugisha. Yego murakoze cyane. Tuganije neza cyane. Hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo akumva si we wenyine, nako akumva ni ibye wenyine, akumva aguye mu isi ya wenyine. Ndetse n'umugabo Yobu byamubayeho ageze aho atangira kureba ku bandi. Hari igihe ugeragezwa ukajya wibaza ngo ese ngo kuki ngeragezwa kandi nkiranukira Imana. Yego. Yobu nawe yabyibajijeho abaza Imana ati ariko Mana nkundira nkubaze ngo iyo abanyabyaha baguwe neza kuki abanyabyaha baguwe neza? Ngo dore barabateye baramera barashisha bagira imbuto nyinshi bameze neza. Imana iramwihorera atari yongera kuki cyavuga wowe ubwo arisubiza. Yego. Ngo aravuga ngo ariko ubakuriye imitima yabo. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ikugirire neza wari udukurikiye muri aka kanya. Turagushimiye uko wabanye natwe. Iki kiganiro nimba cyakubereye cyiza, cyakubereye cy'umugisha, gisharinge ku nshuti zawe kuri WhatsApp, mu magurupe n'ahandi bishoboka hose kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke muri twebwe. Hanyuma ndagusaba ukore subscribe, like na share ku batarabikora. Like, share na subscribe. Tugushimiye nkuru nziza. Nk'umuntu wakwifuza kubana nawe, wakwifuza gusengana nawe, yakubona gute? Nomero yanjye ya telefoni 0782 54 38 73. Imana ibihe umugisha. Ikindi hano kuri Zaburi ya Mbere TV dushobora kubafatira amashusho meza, video nziza mu birori bitandukanye, mu makwe, mu mind event. Tukaba twanabikubikira kuri email, kuri YouTube, ku buryo utazamisinga ibirori byawe, video y'ibirori byawe. Nyemerera rero tugushimire wabanye natwe kandi ugumiye ubane natwe, ugumane natwe utegereze ubwami bw'Imana kugaruka kwa Yesu kuri bugufi. Yesu agire neza, turabakunda. Amen.